tera imbuto zacyo igihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyuma icyo azakora cyose kizamubera cyiza ababi ntibamera batyo ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga icyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi ariko inzira y'ababi izarimbuka buriya naho se ntekereza nari ndimo nibaza kwa riraje muvugana ariko hahirwa umuntu udakurikiza imigambi ye yego niyicarane n'abakorana jambo rirakomeye nari ndimo wenda dukunda kugenda mu muhanda cyangwa muri karitsiye dutuyemo muri ino minsi umuntu wese asigaye aza cyangwa se mugahura yashatse kwigira mwiza kuko ageze imbere yawe ariko ukibaza ngo nimba iri jambo riri kutubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu kandi mwene uwo muntu arashaka yuko wowe ubwawe mwicarana agashaka yuko muganira nari ndimo mbwira Imana ngo muri ino minsi nitanga andi maso mwene abo bantu tuzababwirwa n'iki tuzabamenyera ku mbuto zabo uretse Imana yo mu ijuru yaba kumenyesha ukamumenya mbere uriya nari ndimo hari igihe njya ndota inzozi samara kuza nk'abantu ke sawa mana nta kibazo nubwo higeze habaho uburangare ariko kiriya kintu wari wakinyujije ku muntu nubwo atari yacyitayeho ngo yite no ku by'izo nzozi ariko buri Imana ni Imana icyambere ibikunyuzamo nubwo wowe utabasha gusobanukirwa ibyo ari byo jewe njyanira nk'amateka nkavuga ngo imibereho y'uno mwana njya kujya hariya kwa muganga yarabaje desikuru yose iyinyuza imbere ariko ntabwo nabashije gusobanukirwa neza ahubwo namaze kubimenya neza mbisubiramo byamaze kugeraho niho nawe se menya ibyo ari byo ngo ariko Mana urashoboye noneho ku murongo wawo wa kabiri ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro ubu azabana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi aleluya iyo uri hafi y'Imana iyo uri hafi y'Imana ibi byose bijya kukubaho irabaza igacisha tabura imbere yawe ariko tutigeze tugira ziriya mpano zo guhanura wenda natwe tujye mu mwuka nk'abandi ariko buriya nta kintu kizajya kukubaho ngo Imana ibiguhishe kuko jyewe nayibonye mu buryo bwinshi ese ubu ntiwari uri mu mwuka hagati nanjye ngiye kubaza tujya mu mwuka nk'abandi iyo yerekwa ari ejo ubu ntari uri mu mwuka yenda kubifatisha yenda kugira ngo mbikurure mpite mbyiyumvamo neza ariko utavuga mu ndimi utavuga mu maze ngaya nandi magambo uvuga mu ndimi y'umunyamwuka hari icyo uvuga ati yenda niyo munyamwuka ariko reka ntegereze umva ahantu Imana yashyize ikintu reka ntegereze yuko iki kintu Imana imbwiye kizaza hari ahantu niho nese mbibona n'abandi Imana uko biri kose urashoboye kandi urakomeye ariko mbere baravuga ngo tugarutse inyuma nimba uvuga mu ndimi ari we munyamwuka wowe ukaba ufite impano yo kwerekwa Imana ikaza usanga mukaganira aho umwuka wera ntaba yaje icyo ni ikintu cya kabiri umuntu ufite impano Imana ikamushoboza kwera imbuto zikwiriye abihariye imbuto z'umwuka wera akazisoromwaho ntabwo wari umwuka wera iki kintu kivuga ngo umuntu uvuga mu ndimi yewe tutanazi nimba ari indimi zivukomoka ku Mana kuko buriya Satani wabaye mu ijuru nawe yatanga impano nimba impano se si ikintu waherewe ubuntu
Imana yaguha impano siko Satani nawe yatanga impano. Aha rero tugomba gusobanukirwa buriya papiri kumurikire impano tutazayoba bene data. Ko dushobora kuzayoba tugira ngo hari umuntu witeye hejuru akitigisa agatemurwa akavuga ururimi tutumva tukavuga ngo umuntu wese ni umwuka wera. Kuko ntabwo ari byo. Ahubwo uko mbyumva ibiri byo nuko yavuga mu ndimi ko biravuga ngo bamwe bahawe kuririmba, abandi bahabwa guhanura, abandi bahabwa kwerekwa, abandi bahabwa kuganira n'Imana, abandi bahabwa urukundo. Dore n'ibyo mu bakora n'abantu igice cya 12 umurongo wa 8. Yego umwe aheshwa ijambo wenda mbere ko cyakora harimo impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka yego kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Aho niho nashakaga. Buri wese yahawe ikimwerekanaho umwuka. Ko wahimbaje Imana mu rusengero nkumva nuzuye umwuka wera se. Suko umwuka yarari muri wowe je nawe umwuka uri muri wowe n'uri muri je bigakururana tukamera nka Maria na Elizabeth. Kuko umwe yaratwite nde Yesu undi Yohana. Umwuka wera ari muri wowe n'uri muri je turakururana. Ariko umwuka wera ari muri wowe nanjye mfite uwundi mwuka utuma mvuga indimi ariko zirimo ubugome zirimo inzangano twasohoka singuhereze n'ibiganza ahubwo ukabona n'imijinya n'umurakare nyamara n'abandi mu mbwiriza n'abandi mu ntegurwa n'abamvuga muri za ndimi nita impano za Satani. Amuversori hano mumbabarire iyi niko bimeze je uretse n'andi gitekerezo cyane je nita impano za Satani kuko Satani nawe nemera ko yagabira abantu. Satani nawe yaha abantu impano abantu bakagira ngo ni impano zavuye ku Mana kumbe zavuye kwa Satani. Ariko impano zavuye ku Mana ikiziraho no kubera imbuto z'umwuka wera. None umva kuri wa murongo wa 8 nkomeje mbwira mu Amerika. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi aheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera. Umvise ko no kwizera ari umwuka wera atanga. Undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura ari byo we bavuga kubwo hari ko ari byo ko ari wo mwuka wera. Undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo agabira umuntu wese uko ashaka. Uwo mwuka wera buriya rero nawe umunyamwuka n'ubu kutubwira uretse ko ntabwo ari Satani uri kukubwiriza uretse ko turara ndabyemeye ariko reka nzemere gutya hari igihe twari abantu turimo dusenga sibyo tujya mu mayerekwa cyangwa se icyo bita kurota. Narota inzozi aravuga ati jye narose bimeze biki hogira cyati wapi no neva ntabwo bishoboka neva ntabwo bishoboka ahubwo wowe izo nzozi warose mwene da tubwire tugusengere nimba hari icyo ukeneye muri ibi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izagira ite izakiguhe wewe weretswe kandi hari umuhanuzi ujya mu mwuka urumva ibyo bintu bidahabaye yakamuti aramupenze kandi bose buri wese yamuhabiye uko ishaka yamugabiye uko ishaka uko Bibiri itubwira ariko isawe ntabwo azemeye siyo Bibiliya ituyobora se uwo rero keretse wamwandikira indi Bibiliya atari iyi dukoresha. Umwe umeze gutyo umwe muri bo cyakora ndaramukunze yahise atekereza bati ubwo inzozi nzajya ndota cyangwa se icyo neretswe kubera ko njye najya mu mwuka sinshobora kongera kugira uti kujya mbifata kivuga ni ugushyiraho sitagoro hikotorora jye n'Imana yanjye. Satani yamucecekesheje pe. Ariko n'icyo nagarutseho muri iri jambo hahirwa umuntu udakora
udakurikiza imigambi y'ababi ntiyicarane n'abakobanyi. amategeko y'Uwiteka aribwira ku manywa na nijoro. Naratekereje ndabana ariko wamana ntacyo ndangije navuze nti uko biri kose ni ahantu kure twari turi mwibigeraho komantere cyangwa ngo mwirirwe mugira wite ibyo nta kibazo nta n'icyo uriya muntu bimutwaye nawe ntacyo bigutwaye genda usenge n'uriyasenge nibishoboka nibiba ngombwa imbabazi wakiye baseze abandi bantu. Imana ifite uko izajya igira ite yisobanurira umuntu ku giti cye. Ndasanga abandi bantu noneho hano ku murongo wawo wa kane abantu ababi ntibamera batyo ahubwo babana n'umurama utungurwa. Ababi ntibamera batyo ahubwo babana n'umurama. Nubwo ushobora kubona umuntu akijijwe cyane, nubwo ushobora kubona njyema Amerika neza uko nguko, ariko hari igihe uzasubiza amaso inyuma utekereze ujye mu ijambo ry'Imana urebe ugatumva hoya ntabwo bikunda ntabwo bishoboka ntabwo ari byo. Eneda injego z'ijambo narifite mwirwa akire neza ijambo hari umuntu utakurikiza hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Amina. Amen. Nanjye mfite ijambo ry'Imana naho iminota mikeya riri mu kuva igice cya 3. Kuva yego turiyo turahera ku murongo wa 7. aravuga ngo Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisirayeli. Haleluya. Amen. Kabisa ndafashe. Tibareke. Umurongo wa 7 rero tugiye kwasoma. Cishe mu amaso. Uwiteka aramubwira ati ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye uri mw'Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu bajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamowabu n'Abafarizi n'Abahevi n'Abanyewusi, kuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Amina. Reka tugarukire aho ngaha. Aha ngaha Uwiteka yaritegereje abona Abisirayeli bari mu gahinda, ariko ntabwo bari bazi yuko Uwiteka babona. Bari aho ngaho bafite ikibazo, bababaye, bari kwa Farawo abikoreza imitwaro, bameze nk'abantu bari mu nzu y'imbohe. Ariko bo kubaho ngaho batunganiraga Imana, ariko nawe hari igihe utunganira Imana ariko wanasenga ntubuzi yuko Imana ikumva. Nabo bari hamwe mw'Egiputa ntabwo bari bazi ko Imana ibumva, ariko Uwiteka aratekereza yumva gutaka kwawo kurazamuka kugera ku Mana. Imana niko guhamagaza Mose, kuko Mose hejuru hatubwire ko yari aragiye intama za sebukwe, yari yibereye aho mu ishyamba yiragiriye,
abona igihuru cyaka umuriro agenda agisanganira agiye yumva ijwi ry'Uwiteka n'imbaraga z'Uwiteka zamufatiye. Uwiteka aramubwira ati ngiye kugutuma ku Bisirayeli. Ahangaha natwe hari igihe duhura n'ibibazo tugasenga ariko isengesho rigakumva ntirigera ku Uwiteka, ariko Uwiteka we akaba yaryumvise. Yamara kuryumva wowe uzi ko ibyo wasezeye n'Uwiteka atabyumvise ko azabona igisubizo. Uwiteka akazazohereza nawe Mose. Hari igihe natwe dusenga gutyo isengesho tukumva ariko ritumvise, ariko Uwiteka akaryumva kazagira guhita mu minsi mikeya yatambuka ukazumva Mose araye aje mu byawe aje gutabara. Buriya njya mvuga ngo umuntu agira Mose mu gihe cye no mu kigeragezo urimo. Mose wabonye agira bityo akaza agakurengera. Amina. Amen. Buriya hari igihe uba mu kigeragezo cyawe mu rugo ukaba ufite ideni, Imana ikazohereza Mose ikazakiza ukabona n'akazi. Uwo ni Mose Uwiteka yohereje kugira ngo ubone akazi wishyure, kuko nawe ubura umwegiputa Satani abagukoresheje, uwo ni Farawo nawe abagukoresheje. Uwiteka aba ati ko mwana wanjye ihangane numvise gutaka kwanyu, kuko Abisirayeli barasenga bagezeho bari mu Egiputa. Uwiteka agenda ajya muri Egiputa anabwira Uwiteka ati ko ndi umuntu ki uzajya guhangana na Farawo nkavana Abisirayeli muri Egiputa. Imana iramubwira ati ngewe nzajyana nawe, kizakumenyesha ko uzajyana nawe kuzavana buriya bwoko muri Egiputa. Amina. Amen. Buriya rero hari izindi mbaraga twebwe tutabona. Imbaraga z'Uwiteka zirakomeye, kuko nta muntu n'umwe wari guhangara adafite kwizera ngo arebe ingabo zo kwa Farawo. Uwiteka nego gutume ahangaha ntabwo Mose batubwire ko yafashe imbunda bavuye ngo giye guhangana n'ingabo zo kwa Farawo, ahubwo yafashe ijambo ry'Imana agira mu kwizera. Muri iyi niyo mpamvu yavuze ngo iyo ndiye bashije kwizera sanga ibintu byose bifitwe na Data wo mu ijuru. Amen. Amina. Amina. Ubu rero n'ahangaha iri jambo rirafashe, kuko hari igihe iyo ngeze mu kigeragezo, iyo ngeze mu bibazo ndasenga nkavuga ngo Mana ahangaha ibi ntabwo nabishobora, ariko ohereza Mose aze yitambika ahangaha azabe mu byanjye. Kuko Abisirayeli bari ahangaha mu bucakara bari muri Egiputa baragutakiye batazi aho gutabara ko tuzaba. Utoranya Mose aho yari aragiye uramubwira ngo Mose ugomba kugiye gutabara ubwoko bwawe. Abisirayeli baratabarwa biturutse kuri Mose. Amina. Amen. Buriya rero Uwiteka ajya yihesha icyubahiro. Ikintu Uwiteka dusaba ni ugukiranuka. Uko wasenga kose ukiranutse wihanye, ijambo rwose rirazamuka rikagera ku Uwiteka. Ubwo rero Uwiteka aradusaba ngo dukiranuke, ubundi tumusabe yohereze Mose nawe azabe mu byacu. ubundi yumve gusenga kwacu, yumve imirimo yacu, yumve imirimo. Abwire Farawo ati Avuga ati rekura. Buriya hari igihe umuntu natwe tuba turi mu ngo, hari igihe natwe uvuga Farawo azi akagukandamiza ubukene, ukifuza n'umunyu wa 50 n'umuntu umwe akaba atari ko kihagarara. Ubundi ubu Farawo yandekuye, ariko Mose ataraboneka nyine arakoze akagukandamiza ugasenga. Farawo Uwiteka azavuga ati ubwo bukene buveho. Farawo akakurekura, yakurekura washita umunyu wa 50 ukagura ikiro cya 300. Uwiteka akavuga ati Mana ushimwe, kuko nawe Mose wohereje Farawo Mose akaza kundengera. Akabwira Farawo ati rekura, dore igihe wahereye ukoneza ubwoko bwanjye, rekura umunsi ubwoko bwanjye bubone umunezero. Amina. Amen. Ora Farawo araza agatanga umunezero. Buriya Mose aho yageze atanga umunezero, nubwo abantu tujya tugeriye ho tukongera tugasubira inyuma, ariko buri cyatumye Mose atoranywa no kugira ngo Abisirayeli babone umunezero. Kuko bahangaha bari kwa Farawo nta munezero bari bafite, bahoranaga agahinda bataka bagahora barira. Amina. Damuru rero. Amina. Amen. Damuru nawe ihangane, Uwiteka agiye kuzohereza Mose azabe mu byawe. Avuga ati reka ihangane, ariko ndabizi wabonye imirabyo itangira iramye. Buriya imirabyo nta inkuba zizanye ubwo, buriya inkuba nazo zizaza. Ihangane, Uwiteka nawe azatabara, turabizi. ubwo kandi ubundi ntahanuye udatavuze ngo nibaganira kuri iri jambo ryo mu Itegeko kwa kabiri. Itegeko kwa kabiri ntabwo yumve ko amubwiye ati nawe buriya
marayika yavuze ngo keretse bavuza n'undi muntu igice cya 20 Matasoma ku mirongo arenga dore kwa kabiri imigisha 28 imigisha by'imivumo mivumo dushaka haranditse ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ugutegeka uyu munsi Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho nibumvira Uwiteka Imana yawe uzagira umugisha mu mudugudu uzawugirira no mu mirima hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo ubugiramo uzagira umugisha mu majya no mu maza Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe bazaca mu nzira imwe bagusanganiye baguhunge baciye mu nzira mbi Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagendera mu nzira ikuyoboye. tugarukira amina ahangaha ku murongo wa mbere haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Ahangaha niho nshaka yuko tuganira. Ahangaha biradusaba ngo tugire umwete wo kumvira Uwiteka. Nta kindi Imana idusaba, ibindi byose bizaza. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, kuko Imana izareba umwete wagize, hanyuma izaguha ibindi byose. Ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Amina. Nitugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yacu n'uwo kwitondera amategeko yayo, Uwiteka azadusumbisha amahanga yose yo mu isi. Amina. Ariko ikintu cya mbere Imana idusaba ni ukugira umwete n'uwo kuyumvira. Nitumara kugira umwete tukanagira no kumvira Uwiteka Imana izadusumbisha amahanga yose. Kuko hari amahanga abatugose, hari amahanga menshi cyane, amahanga tugiye duturanye, hari amahanga menshi, amahanga Uwiteka azadusumbisha. Ni ukuvuga ngo n'abantu tureba bakomeye badafite Uwiteka azabadusumbisha. Uwiteka azadusumbisha ibindi bihugu, Uwiteka azadusumbisha abantu tureba bakiza ariko badafite Uwiteka, ariko Uwiteka azaba yabadusumbishije, twe tuzaba dufite ubukire bwo mu mutima. Ubwo rero iri jambo ritubwira ngo nitugira Uwiteka, tukumvira Uwiteka umwete, tukumvira Uwiteka, tuzagira umugisha mu majya no mu maza, mu bitenga, mu byibo byacu, kandi Uwiteka azaduha umugisha mu byo tuzakora byose. Mu mirima hazaba umugisha, aho tuvugira tubika imitsima hose hazaba umugisha, kuko tuzaba twumviye Uwiteka Imana yacu. Buriya nabonye fondasiyo ya mbere Imana idusaba no kumvira, tukanitondera, ubundi ibindi byose bikagenda byizana, tuba dufunguye amayira. Haleluya. Amina. Buriya iyo twamaze kumvira icyo Imana idusaba, ni ukugira umwete ubundi tukanayumvira. Ibyo dutegeka byose, amategeko twagenda tuyitondera, ubundi imigisha yo Uwiteka ni twebwe yayiteganyirije, nta bandi. Ni uko abantu bamwumvira bakitondera ibye,
ubundi mugisha Uwiteka akayisa. Amina. Ni ngakemeza ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Tugiye gusoza dusoma mu gitabo cy'abami. Ntabwo mvuga ko ari abami ba mbere, ahubwo ni igitabo cya mbere. Njye numva abantu bavuga ngo gitabo abami ba mbere, ngo abami ba kabiri. Ariko njye siko mvuga, ndavuga ngo ni igitabo cya mbere cy'abami. Ibice bibiri. Tugiye gusoma ijambo ritujyana mu mwuka. Haleluya. Amen. Umurongo wa 26. Kandi umwami abwira Abiyatari umutambyi ati, hoshi igendere wigire Anatoti mu gikingi cyawe, kuko wari ukwiye gupfa, ariko sindibukwice muri iki gihe. Haleluya. Amen. Kuko wajyaga uheka isanduku y'Uwiteka Imana imbere y'umukambwe wanjye Dawidi. Haleluya. Kandi kuko wababaranaga nawe mu byamubabaje byose. Haleluya. Umwami abwira umutambyi Abiyatari. Haleluya. Abiyatari ngo yajyaga yegera Dawidi umurimo wamunaniye, kuko Dawidi yari amaze gusaza. Urabona uriya muhungu aracyari mutoya, akegera nka mwarimu w'ikanisa cyangwa pasiteri ushaje akamufasha umurimo, cyangwa kijyana nk'uyu nguyu akazinduka agakoropa muri tuwarete. Kandi urabona nawe ubwo ni umusirimu, umuntu w'umusirimu, akajya muri tuwarete, inkari, ibiki byose, imyanda akabyigizayo, urusengero akarutunganya. Abiyatari yitaga ku murimo wananiye umutambyi Dawidi akamwunganira. Reka mbabwire ijambo rimwe, buri gihe umurimo dukora mu murimo w'Imana ntabwo dukorera pasiteri cyangwa mwarimu, ahubwo umwami wacu azatugororera. Kandi azatugororera ryari? Hari igihe tuzaba twenda gupfa, umwami wacu abyibuka. Haleluya. Avuga ati ntabwo gipfuye, hari ikintu wakoze mu murimo w'Imana, hari ingingo ikurengera. Nsomye mu gitabo nimbona ko hari imirimo wakoze. Umuyobozi w'urusengero muri uyu murimo yari ameze nk'ushaje. Burya Imana ibona abayobozi bacu ikababona nk'abasaza, nubwo wabona ari ikijyana n'undi umusore nyiri muto meze neza, ariko Imana ikabona n'umusaza. Buryo hari igihe pasiteri Imana imubona nk'umusaza, mwarimu w'ikanisa ikamubona nk'umusaza, ariko ibyakamunaniye yarabishoboye kubera Abiyatari wari uhari. Se muri iyi minsi nta byakwemera ko Abiyatari mu murimo w'Imana. Haleluya. Emerera Imana ube Abiyatari. Kandi we Abiyatari ntabwo yakoraga ategereje igihembo azahembwa na Dawidi. Ntabwo cyari igihembo azahembwa na Dawidi, kuko Dawidi yari n'umusaza atazi n'ibyo ari byo. Ngo ariko umwami asomye abona Abiyatari hari ikintu yakoze. Ngo arabwira ngo Abiyatari, ngo wari ukwiye gupfa, ngo ariko nuko ntugipfuye. Hari ingingo ikurengera. Abiyatari ngo genda wigire mu gikingi. Ese igikingi turagisobanukiwe? Ijambo igikingi murimo murarimo. Mu gikingi ni ahantu haba inka nyinshi. Inka zabyaye ziba ziri hariya, amashasha bari hariya, izikamwa ziri hariya, inyana ziri hariya. Murumva hari inzara iba mu gikingi? No, Abiyatari icyo yakoze rero cyatumye umwami amubwira ngo igire mu gikingi. Burya hari igihe umwami wacu azatwohereza mu gikingi. Haleluya. Amen. Hari igihe umwami wacu azatwohereza ku gikingi biturutse ku mirimo myiza. Umwami wacu azatwohereza mu gikingi ngo mugende mu mucyo, mugende mu mwishyashya. Nubwo twaba twakoze amakosa kuko tubana nayo, ariko yangiye ikaza. Iyi mirimo myiza twigeze gukora, umwami wacu avuga ngo jya mu gikingi we kushyushya, jya mu gikingi urye. Buri mu gikingi habamo n'imyaka rero yera ikabura n'abarya, habamo n'imbuto zabuze abantu bazirya. Aho hantu bita mu gikingi. Aba bantu rero bita ku murimo w'Imana badakorera Dawidi, dukwiye gukora tudakorera Dawidi. Nubwo abantu muri iki gihe barwaye indwara yo gukorera ba Dawidi, kugira ngo Dawidi abibone ko nakoze, Dawidi abibone ko nashishikaye, Dawidi abone yuko ndi umuntu washyizemo imbaraga zose, niba ngombwa ajya kumubwira ngo Dawidi uzi ibintu bakuva. Ngo Dawidi muzi ibintu nubize no kuvuga Dawidi. Abantu bashishikaye gukorera Dawidi, ariko Bibiliya iratwereka ko ntabwo ari Dawidi wahembye Abiyatari. Haleluya. Abiyatari yahembwe n'undi mwami wayo, arabataye ko mbonye ikintu wakoze gikomeye muri uyu murimo. Ariko wari ukwiye gupfa kuko wari ufite amakosa ubundi. Se mwari muzi ko ukora ni nawe ugira gute? Ni nawe ukosa. Rero Abiyatari yari afite
ubusa ngo ariko kubwo kwitanga mu murimo w'Imana atari ku bwa Dawidi ariko kubw'inyungu z'umurimo w'Imana umwami aravuga ngo Abiyatari ntugipfuye haleluya umwami wacu azatubwira ati